Reka tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana mwebwe mudukurikiye hano ku Bugingo Bwiza TV. Turabakira ahantu hose muherereye haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Reka twizeye ko mumeze neza ahantu hose muri. Ahantu turi ni mu karere ka Kicukiro, aho turi kumwe n'umukobwa wa Yesu wavutse mu buryo butangaje. Imana yagiye imugirira neza, namwe murabireba uburyo yavutse n'uburyo budasanzwe. Uyu mukobwa avuga uburyo yabayeho, avuka aremaye, abaho imyaka 9 yose ari hasi adahaguruka, ndetse bavuga yuko ku mwaka wa 10 ariho Imana akoze igitangaza gikomeye, arahaguruka mu buryo bari bazi yuko bagiye kumujyana kwa muganga, ariko bagiye babona Imana imukorera igitangaza, arahagurutse atangiye kuvuga. Kuko yavutse atavuga, avuka aremaye, avuka aticara, adahaguruka, atagenda, yahoraga aryamye imyaka 9 yose, ariko ku mwaka wa 10 arahaguruka. Uko mubibona murabona ko yandikisha ibirenge, gahunda ze zose azikoresha ibirenge, kubera ko intoki ze ntago zifata, intoki ze zaramugaye, ibirenge nibyo byandika, ibirenge nibyo akoresha kuri telefone, kandi imirimo yose arayikora nk'uko bisanzwe. Kandi uyu mukobwa avuga uburyo yatangiye kwiga mu buryo bugoye, aho bamwinubiraga yuko batakwigana n'umuntu umeze uko nguko mubibona, ariko yaje kwiga mu buryo butunguranye, ndetse navuga ko ari igitangaza nabwo Imana yamukoreye, kandi Imana imuha ubwenge nk'uko agenda abisobanura mu magambo yagiye avuga. Ndetse avuga yuko Imana yamukoreye imirimo n'ibitangaza, imwuzuza umwuka wera, ubu ni umuhanuzi, ni umukozi w'Imana. Uyu turi kumwe bamwita Sara, Kwizera Sara. Sara rero niwe turi kumwe, niwe mutumirwa turi kumwe, turamwakiriye kandi agiye gukomerezaho avuga ubuhamya bwe. Reka mbinginge mudukurikire, aha ni ku Bugingo Bwiza TV. Njyewe ni Emehirwa, Imana ibahe umugisha. Ndagitera kimara kuhava niho tantina yesa mu telefone. Amaza akazajya kwiga aba kwa tantina. Arabyemera. Ariko nimba bambara uniform. Abana nimba batambaye uniform sinzaza. Kina wabo mbwe kataseyogoshe. We agira umutwe cyane, arwara umutwe cyane. Namubwira uniform zirahari n'iby'umusatsi dusaba. Abanyeshuri batangiye mu kwa mbere 2012 tariki ya mbere. We kuko babibwiye batinze, we yagiye yari kuziga, bari gushaka ibikoresho. Agiye kwigayo, yari agiye muri primaire. We yanze kwiga mu wa mbere kuko yari azi kwandika, gusoma no kubara. Kuko yarabyize ku rusengero. Barangije bamukoresha ikizami, baramujijisha azanamo n'ibyo mu wa 3. Byose arabikora. Bamubwira ngo ugiye mu wa 4. Ako kwako nta Cyongereza yarazi.
icyo gihe guhera mu wa kane bigaga mu rurimi rw'icyongereza kereka isomo ry'ikinyarwanda ariko icyongereza cyo nta cyane ahubwo hatangiye mu wa kabiri bitangira kugira ngo azamuke azi icyongereza ahubwo ngo wagiye mu wa gatatu basi aravuga ngo hoya ajya mu wa kabiri ariga bamukosora bakabona aratsinda amahabomo bakabona arayitsinda noneho bakora ibizami gukora ikizami biba bitandukanye n'andi mageserisisi bagenda bagura bashobora kuguha egeserisisi undi muntu akakubwiraho ku ruhande aravuga ngo sara narusha amanota abona muri egeserisisi ngo baramenya ko ari we uraba wabyikoreye barahije barakora ikizami aratsinda tica amuha ikizami cyiwe aruzuza ariko nta muntu wuzuza ku mwarimu tica yarangije amukata igice ntacyo arakiburana amazi bababwira ngo nyerekaho nishe kugira ngo utazakosora bamubwira ngo rero sara abanje bamushuka ngo hano wasibye ese ko nasibye hano nibeshye ahubwo mweza mubona njya kubaza umuntu we rero akarusho ntabwo ari kubona uko akora yicaraga imbere y'abanyeshuri kuko yari kwandika yicara wenyine ntamubwira ngo rakasa nta muntu ujya wuzuza nyine wabyujuje ariko dukuyeho igice ntabwo ari uko wabyishe arangije arabyiyorera yihuse bagiye gufata beloti mama we warazi mu gihembwe cya mbere umva amasaha niyo wabaye n'amanota 99 mama aravuga ngo barabeshya baba ngo bamubereye aravuga ngo ndashaka umwana wanjye amenya ubwenge ntabwo ashaka ko bamugira uwa mbere atamubaye aramusubiza gendeye mu makayi yawe aho bamusora hose urebe ko atangiye uba wiyandikira igihe wabyikoreye ahubwo nawe kuzuza 100% kuko tucamukuyeho amanota ubundi ibizami byose yari yabyuzuza nuko bagiye bamukata mama arishima igihembwe cya kabiri dogiteri niwe wateguye ibizami kugira ngo asuzume ubwenge afite nabyaga uwa mbere nyine ku ishuri baramuhembaga ubwa gatatu umwana bitiranwa bigana baba aba mbere babiri
banganya amanota ngombe akunda kuwa kabiri n'undi yakundaga kuwa kabiri akamurusha umukobwa akamusha nk'amanota 2 ahubwo mwamukaganije impamvu banganyije umwe bisakije yaheze gusiba ku izina ngombe ipapuro niyo mpamvu yahise amufunga ako kazi kagize ahantu ariko bose baba bageze abantu mbere urakabiri mbuhamyeho yarize mu wa kabiri abo uwa mbere hose ngibuka aga ari mukajya mu wa gatatu aho ibuhamye naho abo uwa mbere neha makanganira kugaha ageze mu wa kane atangira kurwara nego ukapatimera yakwana no kwa tantine baba bararwaye yakine akakikorera kuko we nta kintu ashoboye kwikorera mwanda kiga nkaha atangira kwiga ataha hano ko ikimwe eyibihumbi kuvayo icyo gihe cyari igihumbi kuvayo kugera mu rugo nego utangira kugwanga bitangira kugorana umwe kwiga nabi usubira inyuma kwiga nabi usubira inyuma gutamumakare mwasubire mutanga ariko akunasubira gusa mu wa kane ntabwo yageze asubira inyuma cyane ariko asubira inyuma habaga uwa kabiri twabaga uwa kabiri uwa gatatu akaba nk'uwa gatatu mbere neha ngeze mu wa gatanu gatanu ageze mu wa gatanu ararwara cyane ko nayihe igihe kimwe kuko mu wa gatanu yahize igihembwe kimwe ariko nakore ikihano yakoze ikizami cy'igihembwe cyane ko nari ngizo mu wa kabiri kugama hari kuko yari azi ibyo mu wa kabiri kugeza mu wa kane aba mwadogwe babona yagerageje asanga kumusiha ko abihihewe avuga ngo ntabwo tumusubiza reka ajye sasa yararwaye kuko yararwaye nabishobora mu wa ngawe ngaho ngatahiye asiziye mu nawe ni nk'aho atayizi nawe nawe yararwaye nakore ikareha yakoze icya leta baje ko mbahamwe ubu bazi ko azaza muri ubu ariko kumwe mbere hari nawe niko yari abizi mwese ugatamu mwahize akurikije uko mu wa gatanu yahize uno hano n'ingawa ikindi kimwe mu gihe mu wa gatanu agenda yigamo icyumweru kimwe mu gihembwe muri siziyemu akajya yigamo icyumweru kimwe mu gihembwe akore ikareha aravuga ngo reka akore icya leta turebe yazagira birakwiye ko turuha kare ubu bose bari bazi ko ari ubu mwakoze gatatu yarakoze yaza mu cyiciro cya gatatu ukakanga bose baratangara ariko njya n'umuntu wa mbere tugombereye yahise ajya mu wa mbere segonderi ngahashyira aho ntabwo akomeza kwiga aho yiga ubwo rero ngiga ariko nakomeye kuba umuhanga cyane yarize ariko ntabwo yakomeje kuba umuhanga cyane kubera abantu bakunda kugira amashyari muri abantu bakunda kugira amashyari abo bakubanaga hari umwana biganaga ubundi rero umukara ku muganga n'ubundi yari umuswa mu bigaragara mama we aza ku ishuri mama aza ku ishuri aravuga ngo aravuga ngo ubwanwa kure ubu nta mwana kurusha ntabwo ahubwo kure ntabwo azongera kurusha umwe agiye kumuroga imbaraga agiye kumuroga ugeze ubabura ubwenge ahita bubura ariko umwe yuhe ku ishuri bakura umwombe ariko ku ishuri bo nyine bakavuga ngo uyu ni umugore akatugedefeka kwaba hari umuntu ukara ubwenge ariko akomeje gusenga agiye gusenga imana yavuga ngo hari umuntu wamutwaye ubwenge ubundi abana we umwombe ateye ko umuntu ubundi wa mwana byarangiye aretse ishuri kuko n'undi yari umuswa n'ubwo ko keshaka nkayo kiyabonye n'undi icyo yashakaga ntacyo yabonye uba umwana we yaha imbere yumva ko umwana we yaza imbere ye ngira iraba uyeyo ubwenge umwana nibwo ubwitange ubwenge imana niyo igutanga
uza uri umuhanga warushije umwana wawe bantu umenye impamvu umwana wawe ari umuswa biga mu ishuri rimwe umwarimu ubigisha ni umwe wicayemo unubujije kuvuga ngo uriya ni umuhanga uriya ni umuswari utazi n'impamvu umwana wawe ari umuswa ariko aribuka uwo mwana nubwo yari umuswa ntabwo bakunda kumuha ibikoresho agiye bamutizaga nk'ikaye kwandika akandikamo akandika muri hagati mu ikaye kugira ngo mwarimu abone ko ari kwandika gusa uwo mwana yatsinda gute ariko yarakomeje arigaragaza ugeze hagati babona amafaranga yo kujya ku ishuri agasiba kenshi mbese ahita asubira inyuma ageze no mu wa gatatu segonderi korona yikubitamo yikubisemo noneho biba birahindutse nabo bafunguriye amashuri amafaranga ahita yiyongera bihita biba icyatanu kugenda no kugarura icyatanu ibihumbi bitatu yongeraho 500 yo kunywa amata kuko umuntu ufite ubumuga ntabwo yarindira isaha ku ishuri bariraho kuko imbaraga akoresha mu kuba aba yariye rero mu wa gatatu ntabwo yageze ahiga nubwo byagezemo hagati habura nk'ukwezi kumwe ngo bakore cyane abarimu nibwo baje kumushaka bagenda apfa gukora icya leta azahita yiga imyuga ntabwo bari bazi ko bagiye gushyiraho gusa rero yakoze icya leta aratsinda ntabwo yageze asubirayo ariko Imana ishoboye byose hari igihe azasubirayo ntibikunde washoje mu wa gatatu imyuga ntabwo wari wigeze ujya kwiga kubera ko yatsinzwe kandi leta yarashyizeho gusibira yakoze muri uyu mwaka watambutse yakoze ubu muri uyu mwaka watambutse yaratsindwa leta ishyiraho gusibiza kandi nta manota yari afite yo kujya mu myuga ahita abiparika no kwiga barabitse harya ngo uzi kwandika sa kwandika arabizi nose ubu mu ishuri wicaraga iyo mwajya kwandika wicaraga hasi wicaraga ku ntebe za ntebe zo muri primaire ku bantu bazizi bagaridiye utwo iyo yicaraga twadutebe dutoya ukandika Sara nigeze kumubona ari umukozi w'Imana ari umuhanuzi ari uvugabutumwa se sa Imana yo guhanura yaje ryari yaje gute we avuga ko yayivukanye Imana guhanura yarayivukanye yarayivukanye
akunda kubona abantu benshi babisengera yaje kumwe we azi ko ntabyo yasengera bakunda kugenda mu muhanda yakundaga kugenda mu muhanda mwese akerekwa mwakabawe mwahura wanga ukore umuntu akabona ugiye nko gukora impanuka akabona ariko ntabikubwiye akanyuma bazagimba nga umuzi akayikora yaba akuzi ukayikora akambwira ngo hirwa kuzima akaba bakamubwira ati hirwa yakoze impanuka rero nkaho agahita yibuka ko mwahuye akabibona umunsi umwe agasenga ahantu umunsi umwe agiye gusenga ahantu numva umuntu arahakunda yumva umuntu arahagurutse wese avuga ngo yeretse numva abwiye undi muntu yumva abwiye undi muntu ngo haguruka ngo haguruka ngo mba gukora impanuka akomeye ngo ubonye ukora impanuka ikomeye ngo senya umwumva ko ahita umwabakora nawe ahita yumva ko nawe afite impano yo kwera noneho kuzuza umwuka wera noneho kuzura umwuka wera ubundi umwuka wera w'umutwe kabiri none umwuka wera arawufite ariko atabizi ko yawanga gukora amarushanwa kubera ko hari abana bageze gukora amarushanwa kubera hariyo abana bageze gukora amarushanwa ko yagiye kubera hariyo agatsinda kuzuza umwuka wera kuzura umwuka wera ariko ariko bari batoya ibyo birarangiye ibyo birarangira nahanuye umunsi wa mbere yahanuyeho bagahita bamutaha yamaze nk'amasaha 3 urimo hano ungiruka kari kwakubwira ebubu ari gutumira aribuka ko bari basenze ari gurupe ari ku cyumweru yahereye nka saa 4 z'ijoro arahanura ageze nka saa 8 nibwo yavuye mu mwuka ariko we yari arimo yumva ari ahandi hantu avuye mu mwuka babaza se twageze ahari kandi batangiranye abaza rero abantu bari kumwe baramubwira ngo wuzuye umwuka we wahana ibintu byinshi cyane hari abo babwiye ibyo bakora basanga nibyo uje avuga ngo nawe birimo kukuyobera noneho arangije nuko nyine nta kundi byengeye kugenda impano yiwe ariko mbere yahuye n'umukobwa utwite ariko inda itaragaragara aramuhagarika aramubaza mbona ufite inda nkabona ushaka kwica umwana umwana azakugira akamaro reka kumwica abona nyine uko ameze yumva ntabwo abyakiriye aragenda yumva ijwi riramubwiye nayikwamo ntabwo izavamo yarabikoze biranga umwana aramubyara hashize nk'imyaka 3 abona umuterankunga wo kumufasha azenguruka mu muhanda arimo amushakisha
koko yagize akamaro kugira ngo amubwire ko wa mwana koko yagize akamaro awe aramubona ukwezi kose aza ku nsengero zose ajya ku nsengero zose avuga ngo umwana ugenda yizunguza mwabwo ntibamubonera umwana ugenda wizunguza bazamwaka nimero ze bayimuha ngo ngende hanze mu muhanda uyu munsi umwe agiye gusengera hanze mu muhanda barahura n'uwo barahura n'uwo biramuruka ariko we ntabwo bamwibuka aramusuhuza amazi amumeze amuga ameze neza aramubwira uranyibuka aramubwira nta nubwo nkuzi aramubwira twahuriye aha n'aha mbwira ko nzabyara umwana w'umugisha aramubaza ugiye kumbwira se ko wayikuyemo aramubwira ntawe nakuyemo sawa ahita amubwira ngo ntabwo wamukuyemo aramubwira ngo umwana arimo ahita arimo aramubwira ngo nukuri n'ubu turi hafi kugenda hanze aramubwira ngo warakoze kumvira umwuka nuko byagenze ariko ubu ntabwo akiri mu Rwanda yagiye hanze ubu se Imana uracyayifite Imana aracyayifite uracyahana basana ngaho nguko rero byari byo byose birasobanutse bumvishije urugero rwa Sara aho mama we akimutwite yumvishije yuko hari ikibazo mu nda ariko abantu ntibabiha agaciro kugeza ubwo yavutse avuka afite buno bumuga muri murareba ntabwo byoroshye uburyo Imana yamuhagurukije mwagenda ubyumva uburyo yatangiye kwiga ntabwo byamworoheye ariko Imana igenda imufasha kandi aho bigeze twirigiye yuko Imana izabana nawe n'ibisigaye Imana izabikora. Reka rero tubashimire kuko umwanya wabo bafashe bakatuganiriza bakatugezaho buno buhamya. Ndabizi neza ko buzafasha imitima ya benshi kandi nkuko twahoze tubivuga reka mbabwire ko Imana yacu ikora imirimo n'ibitangaza. Imana yacu ni Imana yumva kandi igasubiza. Burya Imana turemye iratuzi izi mibereho yacu, ubuzima bwacu buri mu biganza by'Imana. Ijambo ry'Imana iko rivuga rabango nakumenye kera narakurema kandi nakwejeje utari wavuka ngo mushyira ku muhanuzi hanura amahanga. Burya Imana ari ituzi tukiri mu nda za mama, Imana yari ituzi, yari izi uburyo tuzavuka, yari izi uburyo tuzabaho, yari izi imigendere yacu, ibintu byose ubuzima bwacu bwose buri mu biganza by'Imana. Niyo mpamvu rero nababwira ngo wowe ufite ikibazo wihangayika kuko Imana yacu iracyariho. Wowe ufite umwana wenda ufite ubumuga witerwa ipfunwe nuko umufite kuko Imana yamuguhaye izi mpano. Icya kabiri kandi ushobora kuba urimo uraca mu ntambara muri sitirago nyinshi ariko Imana ifite igisubizo cy'ibyo byose. Murakoze cyane, tushoje tubashimira namwe gufata umwanya wanyu mukadukurikira hano ku Bugingo Bwiza TV. Reka tubifurize amahoro y'Imana no kwaguka muri byose, mu butunzi bwanyu, mu mibereho yanyu, mu byo mukora byose. Imana ibahe umugisha. Sara turagushimira, wakoze. Imana ikomeze kuguha imbaraga n'amavuta ikwagure muri byose kandi humura. Imana ifite igisubizo cya byose mu kiganza cyayo. Ubuzima bwawe uri mu biganza by'Imana, n'ibyo turi wageraho Imana izabigufashamo kandi guma mu mbaraga n'amavuta kuko umurimo Imana aguhaye urakomeye ariko Imana izabana nawe kandi mu murimo wose Imana itanga burya umugirira n'akamaro. Hari ikindi hari umuntu ushaka kumva neza. hari nk'umuntu uba ushaka kumva neza
nk'abantu bakunda guhura nayo akabana nta migabo afite bakaza bakaganira ushobora kumuhamagara kuri nomero ye yego yayitanga zitange nta kibazo 078 0 iyo ni nomero bakubonaho kandi reka mbabwire ko Sara afite na cano hariya cano yawe yitwa iki Sara kwizera Kristo niko cano yawe yitwa wajya hano kuri YouTube ukandika kwizera Kristo ukabona cano ya Sara harimo ibiganiro byiwe birimo ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye kandi ryafashe umutima wawe bigatuma utera imbere mu buryo bwo mu mwuka hari ibintu byinshi wakunguka nyakira rero kwa kwizera Kristo hanyuma urabona ibiganiro bya Sara Imana iguhe umugisha nawe tubanye rwo bwa mbere wanyarukira aho ku Bugingo Bwiza TV ukana subscribe share ndetse na like ndetse ukanabisangisha n'abandi kugira ngo bajye babona ibiganiro ducishaho cyangwa se ijambo ry'Imana umunsi ku munsi kandi abizi neza ko Imana izaguha umugisha. Hano hari ku Bugingo Bwiza TV jewe ni Emehirwa ndi kumwe na Samu. Imana ibahe umugisha mwese. Shalom shalom shalom.